Igiye kuzura ibiri. Izi ko igiye ku My Heart imaze imyaka 3 ubwo yari My Heart gusa. ubwo ni iyo Ni imyaka 5 bro. hafi 5 Hafi 5. nta n'umwe ugenda bose ukibagumanye. Biba bimeze gute? Ikintu nshaka kugira ngo bisobanure, hano hari abantu baba bafite abantu benshi bayoboye nka mu rugo cyangwa mu kazi runaka. Ni inama agiye kubagira uburyo mwakitwara kugira ngo muyobore abantu mukoresha cyangwa mubana nabo. Murakoze. Nta n'icya gatatu mfite. urabura ko ukuntu yakugira inama ukazava mu busore ngo nta kintu gitekerezo Uratubariza. uramuniga azaguma ari ingaragu man. Iki kibazo amarira nacyo ari cyiza. Urumva mbere na mbere ikintu cya mbere ugomba gukora, ugomba guhora uri umunyabwenge cyane, bakajya bakubonamo ufite ubwenge cyane, nyine bakajya bakwizereramo. Icyo kintu iyo kigucitse rero nyine ejo agatangira kubona nta byadanje byawe, urumva ni umuntu no kukontrola biragorana. Nicyo kintu cya mbere ugomba kubanza gukora. Nyine mu magambo make, guhora uri active, guhora uri creative, innovation, nyine ku buryo wa muntu buri mwaka ajya ahora abona nyine abantu urenze iyo atangiye kubona nyine nta bigenda byawe no kumubwira biragorana. Ikindi cya danje, ntuzigere ukora ikosa ryo kuba ubana na bagenzi bawe ngo ubereke ko barenzeho cyane. Iyo ntere rikomeye cyane iyo utangiye kumva uzanabicunge. Ngiye no muri filime si ibyanjye, hari igihe njya nyinamo bari no kunsebya, nkakinamo nanjye nk'umufugira kabisa nk'umuntu usanzwe wundi usanzwe. Ugasanga hari filime twakoze twagiye kuvumba ahantu akaba ninjye batoreza amajerekani ngo nijye kuzana amajerekani, ngaseka ngapfa ngo mbikore, ngo nutabikora ngo kureba nyine ugasanga turi kuburana kandi ninjye boss wabo, ariko nyine nkabikora kugira nyine mbashimishe. Okay, kira. Reka nanjye nkubaze. Twabonye abakinnyi benshi ariko hari abo washyizemo mu minsi yashize ariko tuburirwa irengero. Hari abakinnyi ugiye kubona neza mwana. oya nagari kose. Ubona waraba. Okay, reka mbavuge mu mazina yawe ubundi nashaka namuvuga hari utokora ifukusi ngaho nyuma. Nabonye uzana umuntu bitanyagahene nk'umuregend yari uwakira tumureba tukiri abana bamwe na bamwe tukiri no mu mashuri ariko tumwemera byataye. Hari na condition twagiye tubona umuha sindi uko byarangiye. Ni iki cyaguye kuri Nyagahene ku buryo uyu munsi mbona wagira ngo projet zawe ntakiri? Akabantu mukanda kuri icyo ni icyambere. Icya kabiri, mu myaka 5 ishize ni igiki kintu cyakubayeho cyangwa kumva mu matwi yawe ukumva ubwoba burakwishe n'umutima wawe nyine ukavuga atanga rwose ngiye gupfa umutima wanjye ararangiye? Icya gatatu, ni igiki wishimira mu rugo rwawe? Icya mbere kuri Nyagahene n'ubu ngubu akazi ke karahari. Yewe biragoye ko nyine sinzi kuruzinga nta muntu n'umwe njya nduzinga nyine tuvuye mu muntu garancitse mba numva nyine umuntu wese natakajeho imbaraga cyangwa se umuntu wese nyine mbona ari uwadanje mu kazi kanjye kumubura bine bigoye. N'ejo bundi nari ngiye kwiruka kugabanya abakozi nyine muri iyo minsi YouTube amafaranga yaragabanyutse cyane nyine kusanga hano winjiza nka miliyoni uri kwinjiza 150. Ubu mise mwumvisha urugero gukora amafaranga yagabanyutse nyine cyane urukumva. Bigera aho ngaho mbona maze gukorera abakozi nk'amezi 3 njyewe nta n'icyo kijama ninjiza nkorera abakozi gusa kandi nanditse na directinze neditinze n'ubu ngubu nararyama nyine ubundi kwa prodinga kandi tubayisanga niyo mpamvu umuntu nese nshaka ahantu mba ndiye kugira habe hamaze umuntu asinzira imbere bashaka ko bitutse byinshi nakinye ndi kurwana na Kasha ko tatugeza ahantu ugomba guhigana ntananiwe nyine ndi kurwana umunsi wose nabaye n'abantu batatu. Ubwo sinekereje kubagabanya nyine bwene rikazembagabanya ariko sinzi ko naryamye nangira gutekereza nyine abana banye nimba rikora barajya hehe. Numva nyine turi mu ziragarutse nyine ubwo biragoye kujya nzari kuba umuntu baza naho mbona ko atari kunyinjiriza ariko nkumva tunda cyakeneye kuba mufite. Ndabona ni boss rero ndabona nanjye namaze kumenya gukora
ndanamwereka avuga ati ndebera nimba nshobora kuba nagenda kujya guhangana nubwo yari abizi ko mfite ikibazo cyo kugira ngo nzagarure umugore wanjye mu Rwanda ko icyo gihe yabaga mu Bugande kandi nkeneye ibiceri kandi atabasha kubima ibiceri byose nari nkeneye. Aravuga ati ngaho ugenda ukore ndabona uri kuri karibre yo kujya gukora. Nubwo nagiye gukora rero mutangira gukubita. Ibyo rero basoroba turakora ubu ngubu tuvugana bare mu bantu nyine bamfasha kwandika ari nka shuti zitakingora. Nyine urasanga nka mayihati mfite motere 12 ingo 12 ingo 12 kugira ngo nzikavaringe urumve kimwe kigirwa n'iminsi 7. Biransaba rero ko hari umunsi nzashutingamo 2 n'undi 2. Ugasanga rero we na Devu Soroba avuga ati ngewe urugo rw'iwacu nzangwe kavaringira buriya zira zose mu buri kubona muri mayihati niwe ni script yiwe ni uri kubyiyandikira mu rugo rwiwe na Devu mu rugo rwe ni uri kubyiyandikira. Ubu bimaze kugira imana kugira abakinyi bamaze kugera kuri urwo rwego rwaho bagukavaringa niba budahari bakandika ibintu kandi bikagenda neza kugira ngo no muri kano kanya abantu babonye mayihati urugo rwo kwa Soroba niho hantu riri kubasetsa cyane mu kuva murahakunze kandi urva ni script yiwe urukumva. Kuva 2019 muri iyo myaka yose ninjye wandikaga ninjye wadirectingaga ninjye washakaga aho bari bukinire ninjye wazana nk'editinga nka sharing cyose buri kintu cyose uzi cyakorwa kugira ngo filmu yirebe cyabaga ari njyewe. Man ubaze naho byageraga na lokasiyo ubaze no gushaka lokasiyo kujya gushaka ahantu urubije gukinira naho ukajya kuhashakira abakinyi n'imyenda bambara nayo nkayibamenyera nkavuga ni imyenda muri bwambara urambara iyi ngiyi wari wambaye iyi ngiyi man wumve nayo ngiye kuzasaba nanjye kujya nsaza mwana nsaze buragiye. Ariko ndashimira Imana ko ari bo bantu nyine numva ni n'abantu twatangiranye ko byari kwa biranumvikana ko bagomba kwita bambyarira umusaruro nimba bigeze ahantu rero bashobora kunkavaringa mari nahari bagakavaringa ibintu kandi bikagenda neza. Ndashimira Imana cyane. Uwo niwe Soroba rero nyine muri kano kanya. Hanyuma ku ruhande rwa Miki rero nejo we narabimubwiye ndamwe niyo Miki mu bantu bose uri kubona kuri ino si ba mbere na mbere bishimye akagira icyo avuga nawe urukumva abantu bose bishimiye iterambere ryawe ni njyewe. Impamvu ndanamusobanurira impamvu kandi nanjye ryishimiye nuko mbizi ko nyine ari njye warigeze muri ko Miki imbere ya kamera bwa mbere ninjye wamushizeho imbere ya kamera. Yaje turi mu Kiyovu turi gukina ball ya Nsabi aba ari umuzunguzayi nimba bayibye imyenda umuntu ajya kwishyuza umuntu yajya kumushyuza umuntu akamwambura akamwima amafaranga agacunga imyenda yanise yinjiye mu zakata yandura akajya kuyikuramo ayiwe agomba kuza kumusubira akajya kuyigurisha. None icyo gihe Miki yahuye na inshuti ya Bunduki editor wanjye aramya shankunda Kiramani wazambabire nyine mwaza kuri tele ngamusuhuza aramya noke nzakubwira umunsi turi kuri tele ujyeyo. Uwo munsi yagomba yari yamubwira Bunduki ni yakoze ariko aramubwira ati we genda barahana uramusuhuza wikomereza. Araza agituruka ruguru bansabe bamubonye yaje yambaye akantu k'akamini baramwishimira avuga ni cyana yaje yambaye akamini hejuru umukondo out nuko umugore wawe ntago yari yambaye umukondo out yambaye agakanzu keza n'ibiri cyane burya asa neza. Araza ahageze yaje asa neza nyine byatari ku buryo nyine urumva ari umwana uza nyine baza nawe yaje umunsi wa mbere tubona ko nyine akwiriye gukina filime. Araza ansuhuza n'iki turaganira arambira ati nanjye nkunda gukina filime urabikunda se urabizi excuse moi ndabizi ndamubwira ni okay reka tugerageze turebe nimba ubizi mpita namukubita Rore na Nsabi baze kuntu yaje ari umunyamahirwe ubundi mugira ngo kubita Rore na Nsabi my dear sinzi ikintu waba wishyuye nyine kaka ni nka yindi uzama nyine urumva nyine mba nkukubise ya Rore nyine urumva bamuha ya Rore buri muntu wese agera hakariye nyine adasimbutse mpita mukubita Rore na Nsabi ahita nabikora neza kabisa. Harataha urumva nanjye nabindi bintu bya danger aranyaranya ati se dadi kwa kangaye kuva mu muzakina nanjye nzongere ngaruke namwe nari buzagaruke. Araza yongera azaza bigera aho ngaro arakunda abakinyi bajya bagera mu gihe cyo kubyimba umukinyi niba wamugiye kuza satuka bana iziye saa 4 ejo akata agira nka proti yenda akabaragiye ejo nyine bagikunda ngira abakinyi bagera muri icyo gihe ariko ngamenya ko mbe managinga tu nkaba nagukubita nk'igihano cy'amezi angaho udakora cyangwa se nyine ufite kuntu mbe managinga. Nuko rero aza muri iyo minsi abakinyi mfite muri iyo minsi bamaze iminsi banabyimba mukuru
ndavuga okay niba muri kubyimba reka nze nipushinge uyu nguyu ubwo kandi yaje ari wa mwana ukunda gukora byatari nyine ku buryo amahirwe amuhaga yahitaga yabyaza umusaruro direct. Ubwo nibwo nahise mukubita umwanya nyine ubwo akajya akina cyane manja kumukubita Role na Regis cyane mukubita Role na Regis urumva nyine mba nabakubitanye Role nawe bakinana akabana bakabakundira nyine muri boro zanjye yahise avuga nimba rero Miki ngirawe badukunda muri film boro za Clement mujyanye muzange utarajya kuri Regis uri kutubwira n'ubu ariko se man ngo Regis nagamuzi yagamwe Regis tubwiye n'ubu abandi baramuzi urukumva ubwo ye ni trauma yo ni trauma ubwo nibwo bahitaga bajyana kujya gukinana kuri channel ye urukumva Mika bazamutse gutyo ariko ubona ko ari umwana nyine ukunda gukora byatari n'iki byose ndamwenye rero witonde kuba uje mu mwaka umwe kuko Mika yaje tariki 17 z'ukwezi kwa 12 2023 2023 nibwo yagiye imbere ya kamera nyine icyo gihe. Ubwo niko kujya gukora utuntu mbona utuntu turakunze ariko impamvu munezererwa nibyo nakubwiraga ati nawe mubwiye ejo bundi urumva uzi kuba mu bakobwa mfite babaye successful ni Nyambo gusa umukobwa nyine ufite icyo yakoze yagezeho nyine gifatika abandi ubona babiciresheje bari mu business zo hanze cyane umwanya kuruta sinema mbona nyine aje ari uwa kabiri ndavuga ni wow ngize Imana uzi kujya rero ukajya uvuga ati ni iki cya danje wakoze ukabona ugomba kuvuga Nyambo gusa nta wundi wavuga uri kumva ndavuga ni ngize Imana mbonye n'undi mu baby nawe uzatera ikirenge mu cyanyambo kabisa umeshe shema umwanya namuhaye akamubyaza umusaruro banumva ari ibintu nezerewe byatari iyo muri gutera imbere bavuga ni abandi se babura iki nyine ntago babiha umwanya bari umwanya business zo hanze kurusha za film nyine ntago kandi ntago wamujudginga nyine n'uburenganzira bwe ariko uziri kubona ariko naguciye mu ijambo Nyambo ni wa wundi ukundana na Titi yego okay umva ko ntabi baraguza twatu nababwiye ko abanyamakuru umwe ari kuri coding uyu nguyu kaze turanga tubazo nk'uturira abantu dramazi dore nagakishyura yo bareke babona imitwe y'inkuru none se turangana yego reka twicururize rana tuzarya gute yego nabazaga kugira ngo urumva arana yitiro kubona abantu babigoye no wundi ukundana na Titi dado ubwo bivuze we turabyemeye rwose numvaga batubwira nibazana mbona nibazana amahati mu Rwanda noneho bano baniga ngo nibasoruti na barukota noneho bazasara bazajya basanga abantu mu nzu kuri za plaque za bacteria views imwe y'umunyarwanda ibibara noneho bazatwika urumva nka dada badusobanuriye buriya ko baratubwiraga ngo ni besto wawe ariko dada kubera ko umuceri kubera ko nyine ikiro cy'umuceri nyine cy'umupakistani cyageze kuri 800 urumva nibyo yavugaga okay ariko dada undi ndarugezgaho ninje oya ndayisigaje ikibazo kimwe arabura kimwe ikindi cyanyuma cyo kijyanye no muri team muri rusange muri no minsi hari bamwe mu bakinnyi bawe bashe nk'abagirana conflict hagati ya Miki ndetse na Mitsutsu kumvamo kese z'amatelefone n'umubosi so nahanga kuri TikTok se bakoreshe TV uziko numiwe ariko yaduhaye umwanya Titi yaduhaye umwanya tubaza nabibemereye nabi ntabwo nari mbizi ndumiwe hanyuma twumvamo ibibazo muri timu yawe harimo abantu babiri bagiranye conflict kandi bose na main actor muri timu yawe ese ubasha kumanaginga gute gukoresha abantu babiri bafitanye conflict ikindi ese ukora iki kugira ngo urwo rwango ruri hagati yabo cyangwa kuko urumva niba hajemo no kuvuga ngo na ribu yazamo urumva biba byafashe indi ntera ukora iki nka dadi wabo
nka boss wabo kugira ngo ubashe kuba wabunga. Mfite na B noneho iravuga kuri Titi na Nyambo. Mu minsi yashize twumvishe saga yabo, twumva ibyo bintu reka tena nabigusubiza. Oya, ntabwo ikibazo nta kibazo. Bari kukibaza dadi, ntarimo uraza kugisubiza. Bikubaza arakwishoboreye. Yewe. Hanyuma iyo ndi kubaza, twumvishe saga ya Nyambo na Titi bashwanye, ejo bundi tugiye kurya tubona basohoye filime nziza kabisa, ariko abantu bakibaza, nanjye ubwanjye nkibaza, ese ko mu Rwanda kujya gukora projet bisigaye bisaba imbaraga z'agatwiko kugira ngo ubashe gupromotinga icyo kintu, ubwo ntago ari confidence nkeya ya karite y'ibintu byawe ushobora kuba ugiye guproducinga uba ufite ku buryo ushaka kwikemurira nk'umuntu mugire rero ko wakuze ukumva hari n'ibikunanira ukavuga ati hari n'ibyo ureba bikurenza ubushobozi ukaba wakora iki ukaba wajya kugisha inama. Miki ndabona yanaje nimba ibyo bintu koko bihari byarabaye simbizi wenda by'iminsi byabaye agatwiko umuntu asigaza akata kundi kugira ngo abone views cyangwa se undi nawe akazaga nyine tu ibintu byose byabaye agatwiko. Ntabwo ibintu byose mubonye imbere ya kamera ko mugomba kubyizera. Miki nigeze zanganganiriza mbwire ati rero mfite kino kibazo ibintu meze gutya na gutya na gutya, ntabwo yigeze zanga binganiriza. Kutabinganiriza ko kandi kana bwo sindi bumurenganye, n'uburenganzira bwiwe ko ari nyine ntabwo ibintu byose ugomba kugisha inama cyangwa se ugomba kujya kubiganiriza umuntu. Hari ibyo ubona wakwikemurira ku giti cyawe, sinema turi kugendana. Ikintu ko turi kucyumva. Ku kijyanye no kuba wenda bari kubishira hariya, ni aba content creator, icyo mugomba kukimenya. Hari muri minsi kugira abantu mubone attention, nuko njyewe ndazanga kugira ikintu kitabaho man. Ubu kano kanya mise vuga ngo mfashe Titi afite ari kurya kandi kana hano mu maroji Nyamirambo. Iyo nkuru iyo nafata iminota 10 yo kuvuga ibyo bintu ngahita na uploading. Ndamye nashidikanya ko mu isaha imwe namaze kugira 50. Nyine abantu basigaye bakunda inkuru z'ibihuha zidafite 12 kurusha izanya cyangwa kurusha ibintu nyine we yashiramo leta bafite ibintu uko birashoboka. Hanyuma mu kazi mu gukora ubona se nta kintu bica mu buzima busanzwe. Mu kazi Miki we simuheruka mu kazi. Urukumva? Ubwo nimba wenda aricyo cyatumye agenda cyangwa se atagaruka mu kazi ibyo simbizi. Mitsutsu we arakora nk'ibisanzwe nta kibazo. Ubwo sindamenya nimba aricyo cyaba cyarisha akazi kuko nawe ubwe naramamagara ngambwire ngo impamvu nari kuza mu kazi ni iyi cyangwa se meruka tuvugana arambwira ngo agiye kugaruka, aranambaza ati se kwa kane nzaze gukora, namwe ntuzaze gukora. Bamuhamagaye niyaza, kuwa gatanu niyaza, none munsi niyaje, nejo niyaje. Ubwo hashize ibyumweru 2 ataraza mu kazi. Ubwo rero sinamenya ngo ikibazo afite ndakivugaho iki. Ukumva? Ese buretse kari kwicara akina n'abantu amanura azamura wamuhira imbiriwe. Nanjye amanenda mwihorera. Oya iyo umuntu agiye mu cyana agatinda arahubuka kuko imyanya ibari yewe nasa nshinga abantu ibintu kuri pano basinziriye mwana simana. Reka dadabanza soze man. Urukumva? Rero nje Miki azize ibyumweru bingahe nimba atari ukwezi namubona. Nayo ngera gushira ibintu byo ku murongo akagaruka mu kazi byange bikunda zansobanurira ibi byose ndi kubona. Urukumva? Ubwo Mitsutsu zashaka kumubwira ukuri kwiwe cyaka akishira heza undi akaza nawe akambwira ibyiwe. Rero muri kano kaya sinagusubiza kuko numvishe version ya Mitsutsu gusa iya Miki sindayumva. Okay.
hanyuma kuri mumenye ngo ibintu bari byo ni ukuri cyangwa si ukuri. hanyuma kuri B rero icyuko aba content creator cyangwa se umuntu ugiye gutangira projet mu Rwanda atizera ubushobozi bwiwe ahubwo akumva yuko ashobora gukoresha agatwiko nk'ibyo wavuze ruguru ngo uramutse ukoze saga iri negative ishobora gufavoriza projet ugiye kuba wakora kugira ngo ibashe kuba yaba successful. Ntago ari ukwiha imbaraga cyangwa se kuba biyumvamo ubushobozi buke bw'uko bo bihagije hatabaye izindi mbaraga z'agatwiko. Rero ikintu cya mbere ntabwo nigeze mbona Tita akora interview avuga ngo yashwaye na runaka, nta none nigeze mbona ya Nyamba akora ngo yashwaye na runaka, sibyo? Tita wigeze uyikora wapi? Mu gihe iyo interview tigeze yibona bakoze ibimenyetso bigaragaza ibimenyetso n'amafoto barayasiba. Ibyo ni ibiki ngewe kamaze nkwereke, sibyo? Mitsusu katamfollowing bivuze kanyanga. Yegora. ariko abana b'abantu bakundana Dadi n'umuntu mukora mu kazi yabitandukanye. Itonde maze nkubwire mu bantu mfite muri timu yanjye banyubaha Mitsusu aza ku mwanya wa kabiri. Uwa mbere ninde? Si ngombwa kumumenya, fata ko Mitsusu aza ku mwanya wa kabiri. Urumva wa kabiri wa mbere ukamusimbuka Dadi. Mu bantu nzi banyubaha nankunda itonde nyine. Mu bantu nzi banyubaha nankunda aza ku mwanya wa kabiri. Genda urebe kam following. Kuri Instagram. Nanjye si mu following. Genda checking usanga do followingana ubundi ubone kugaruka kumbaza icyo kibazo. Aki urumva byawe na kugira ngo ibyanjye nanjye bansubize kuki Mitsusu na mu followinga cyangwa utam followinga kandi ariko mbere akira urumva mbere Titi ya followinganaga na Nyamba. Nanjye twara followinganaga Mitsusu. Ariko Mitsusu yakoze ni follow asigarana abantu babiri. Ariko kubera iki nyine ariko Titi noneho yakuyemo Nyamba gusa na Nyamba kuramo Titi gusa. Urumva asigara numwe. None se ubundi uri kwango twashaka gutwika hari wababwiye ngo mubivugeho. Uri kubitubazaho ntabwo tubishaka. Urumva n'uri kubitubaza ntabwo tubishaka. Ngewe nakuna gucera ariko muri aba famous ntabwo yakora inkuru yatitiza umujyi ngo habure umwe wo kuyivugaho. Nk'ubwo byonyine kuba warakoze ni follow ugasiba poste nawe agasiba poste agakora ni follow ni inkuru. Ariko ugeze no kumbwira ngo nyuma yo gukora biriya bintu byose ngo ugeze kubabona bari kugendana ari babiri. none se niba babwiye ko tutagenda ahantu ngo zakakira iyo ngiyo kira reba rero nibyo rero aba banyiga naba babwiye ko wivanga ibintu man urumva sorry kabansubize ubundi dukomeze nyine urumva sorry nyine na hadi ziraza wihangane aya makuru wazareka tukayagwa hadi zizaje mu kwa gatandatu senga bari kera mwana umuntu yabaye hate mwana. Okay. Nini kibazo ubwo tugiye kurinde? Ako Titi waduha sample? Tugiye kuri rukotana. Watubwira basi impamvu. Ako Titi ni uri kubaza cyangwa ninjye uri kubaza? Baza Dadi. Ariko Dadi ku mugani we buri zitasha asubiza Dadi yigeze anatsubiza. Umwana akaba ari mukwa. Mwana muzamwemvita ubutamu mubaze. Ubwo Titi tuzamwemvita ubutana ari. Nanjye murambaza, nanjye mumbaze. Ndashaka ko mumbaza bro. We ku ruhande rwawe. Ubona atari ubushobozi buke bwo kwiyumvamo yuko bataba content creator imbaraga zabo. Wenda tuve kuri apati ya Titi na Nyamba. Abandi bantu muri rusange. Urabona ibintu by'agatwiko bigezweho. Akumva ngo ntiyakora project atabanje kuyitwikira ikintu. Man hagezweho ibintu inkuru za M23 bro. Ibyo nta n'umuntu ugitwika man. Okay, ibyo tunabireke no hanze kugira ngo Fast and Furious isohoke imere neza nuko babanza gusora trailer yayo. Kuki batahita basohora filime nk'abantu bizeye ko barebwa n'undi abantu bayitegereje? Kuki babanza gusora trailer kugira ngo abantu bazayirebe? Trailer itandukanye na saga bakwetinga. Trailer y'Abanyarwanda ni ugutwika. Ariko Dadi n'ahantu badatwika mani wasanga na PDD barabufunze kugira Johnson Churu. Ugiye kuzuma amakuru ya Nyambo na Titi mwana ngo bayivugira. Nose nyine bayivugira. Ako nzabatumira kuri live ubundi hashya. Ako se Dadi reka nkwereka akantu uzadukorera.
reka nkwereka akantu uzadukore Titi waziyogoje umunsi nk'umwe ukamagara Titi ugahamagara na Nyamba. Nzabikora. Ryari ngo twitegure. Haje ads. Zaganira. Nose nugupfa kubatungura n'abana banje ku buryo mbatungura tuzanzabibasaba babinyemerere. Ariko uzamaking sure kibazo tuzabaza bazaza biteguye kubisubiza. Batazara ko bango ntabwo n'uburenganzira bwabo. Ibibazo byose ntabwo umuntu abisubiza. Ninde wakubeshye? Ngaweze kubazo urukundo rwo mu Rwanda uko mu Rwanda. Ahubwo woza witeguye kumubaza ikibazo umugwishemo. Ubaze ikibazo cy'ubwenge ku buryo yisanga yivuye. Urabona agangiye narajyaga kumusura hano mu rutoki urumva ari singo aryamye atakirya agahura n'icyana kikamutekera none yazanye fosete bibaze ko yazanye fosete ariko urumva ngiye najyaga njya kumusura mani ariko ngiye birantangaza wabuze verisiyo ku bintu byawe mwana ku buryo reba fosete tukajya kuri rukotana oya rukotana yanabajije oya ariko akosote nukaze ubaza ngo nabajije ugeze umva baza watse abajije nawe rukotana wabajije ibibazo bitatu kambaza kandi kabazo kamwe oya ntabwo kajyanye na biriya byinuza Pazo nugiye kumbaza. Byaye ngombwa mwama kakanyongezo. Sawa. Yego. Ugereranyije industry ya cinema nyarwanda mu myaka 5 ishize. Wahi irihe shusho? Nabakire. Nibo bakire mu Rwanda. Asete. Kano kanyo sokora mu mafaranga tuma mvura umukire. Umva oya rega nimwe ndi kuvuga. Ese sha abantu bari kuyireba sha barayireba gute se utari kudoreza nyine gushwana kwa na Nyamba ko tubivuge yaduhisha iyi filime irimo arareba umwanya Miki Miki nabaze neza bitatu Miki nabaze Miki sarahari arahari Umva ko nahari Titi my god haya Kira umaze igihe kinini muri sinema njye ndashaka kubaza ikibazo cya mbere kubera iki iyo umuntu ageze muri sinema wenda akagira amahirwe ibintu bigakunda mu gihe gito abantu bamurwanya ari benshi cyane icyambere Kotana wimvugiramo ndakumanura umenye ko ndakumanura icyambere icyo kibazo kiri mu byiciro nka bitatu bigiye bifite A na B. Icyambere hari igihe we ukumva amara kubona izina akumva yakandagira babandi urukumva kuko afite icyo yabarushije agatangira kubyimba bikabatera ishyari kuko burya umuntu nagagira ishyari utari muteye hari kuba muratiye amafaranga hari kuba usigaye uza mu modoka agenda na moto kandi ukamwiyemeraho urukumva hari nyine umuntu yagiye kugira ishyari igihe ubaza umenye impamvu yakugiriye ishyari si yakugiriye ishyari kubera iki hari sujya kandi ari no kugirira nta nicyo bamutwaye ubwo ndi kubanza kureba nyine kuri kote ya mbere ugasanga wowe wabonye izina urenda urakizwe nko mu ijambo uvuga kuntu urenze wa muntu kandi we azi ko yagutanze mu gakino urumva mu by'ukuri nubwo umurenzeho ntabwo ari ngo ubimwibutse sema turi kugendera neza nibyo nyine biri kwigaragaza bireke si ngombwa ngo ubimwibutse kurya kubimwibutsa biraza gutuma yumva nyine kuko wamugana byabitekereza yumva n'ishari rimujemo uri muremyemo kandi ritari ngombwa icya kabiri ibyo bintu nyine ugomba kuba ubizi nyine ko ni nk'itegeko ni ihame nawe kano kanya muri bara bapita ufite ukoresha hagize uza akahita gucaho urukumva ariko dada guca mu ijambo yego hari ukuntu umuntu aza nko muri timu ari ubwa mbere wenda uko habaho amatimu menshi ugasanga nyine hari uburyo bamwakira aganda kumanura n'ubwo ntuzari yawe uri kumva ugasanga nyine hari uburyo bamwakiye wenda abo bantu wenda ntibamwakire neza
hari nyina wenda nk'aba uga nyina hari utuntu twinshi umuntu agenda yamubwira aje muri timu nawe urabizi uri kumva ntabwo ntekereza yuko wenda iyo ukoze cyane bigakunda wirengagiza bimwe bakubwiye abantu nyine bafite kuntu wenda batandukanye bameze bitandukanye nkanjye iyo umuntu ambwiye ikintu kibikingumamo n'imyaka 10 yashira mba nkibuka ko yakimbwiye ubutekereza umuntu we ibintu bye byihuse bigakunda yakibagirwa ibyo bamukoreye bamukoreye n'ibiki ibyo ndikubwira ntabwo uri kubyumva mana yanjye baba baramukoreye ni kuvuga ngo miki ni n'ibiki baba baramukoreye ibibi ibyiza oya ngende kuvuga umuntu agiye nko muri timu ugasanga basanzemo wenda bamutanzemo wenda ari nk'ibintu bamubwira bitari sawa ko ntabwo mvuze muri timu wenda avuga muri timu zigiye zitandukanye uri kumva umuntu wenda ageze wenda ku bintu we vuba yabyibagirwa uwo muntu uri kumva ko nta bushuti n'ubundi muba mufitanye naho wagira ntabwo muba mufitanye uri kumva ko umuntu n'undi atakuvuga neza ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere miki hanyuma namugarura undi akavuga ni niwe muhora muhemukira n'ubusiba buri busuta ariko ejo akagaruka ujyanga ibikunde nawe bararyamana uri kumva ibyo nkabyumva si ikintu umuntu ashobora kuvuga ugahita unamwirukana icyo kintu nkabyirengagiza bikageraho uri kumva umukinnyi umuzana yamara kubona izina akabyimba ariko nyine nkamutwara muri bwa buryo bwe nyine izina ryamurushije imbaraga ntabwo ndi bujye kumurenganya nyine kano kanya hari amafaranga miki bashobora kugweza ukahita usara urabyemera bayazana isembe nsara vuga ngo rero hari igihe umuntu abona izina rikamurusha uburemere bukamurusha n'imbaraga wowe ugahita umurenganya kandi utabanje kureba nyine ibintu yahise abona bitewe na kapasite y'imitekerereze nyine IQ yiwe byari kubasha kubyihanganira n'urugero ngewe hari ibintu umuntu hari ikintu ushobora gukora wowe nakurakarira ariko nyambo yagikora simurakarira uri kunyumva neza n'urugero hari ikintu aga ashobora gukora titi yagikora aga nkamurakarira titi yagikora simurakarira nk'urugero navuga ni titi arasha imbogo mu gishinwa uri kumva kandi nzi ko yabaye mu bushinwa imyaka 5 ngahita vuga ni gute utazi nahayi mu gishinwa warabaye imyaka 5 mu bushinwa sibyo ariko aga yarasa imbogo mu gishinwa simurakare kuko niyakaragiye mu bushinwa ubwo mbikishije mu migani yakure kugira ngo byibuze nyine abanyabwenge bari bumve icyo nashatse kuvuga turi kugendana ngo rero wowe ikintu cya mbere ugomba gukora muri ibi ntabwo ibintu byose ari ngombwa ngo ubihe agaciro kandi nta nubwo ariko ukuri kose kuvugwa apana kubona nyine n'urugero hari ibintu byakubayeho guhita wumva ugomba kubivuga cyangwa ubisangize abafana cyangwa usangiza abantu never ntabwo ari uko nk'uko ibintu bikorwa hari abakubonamo nk'umuntu uvuga ati yo uno mwana disaduteyemo hari n'abandi bakubonamo nk'injiji sinema turi kugendana ikintu cya mbere ugomba kubanza gukora ugomba kubitekereza neza ukanushyira mu mutwe ko na rimwe uzigera n'Imana yaraturemye Imana tugira turayanga wiri umuntu utazi gukontorora utazi ko isaha y'umuntu igera ko ari abantu batabizi ko isaha yiwe izagera ushiduka n'ishyari riri kwiremyemo mu buryo utanazi icyo cyo ukizi n'imisari abantu uzashiduka n'ubu uri gukoresha abakinnyi ejo numara gutera imbere ukagura imodoka hari abatazabyishimira hari n'abazabyishimira icyo wicara ukizi
nakuze ati wicara avuga ati ngo mwari ngo ni iki ubona bakuriye ngo narabazamuye none ngo ndaguza akamodoka ngo mugize ishyari nyine urakaguze we nta nubwo waragize uragira ubushobozi bwo kugurana moto wari kumugurana imodoka ibyo ugomba kubyakira ahubwo ni gute ugiye kumanaginga kuba ugiye kumutungana ya modoka atayifite kandi mukabibanamo neza nuko azayigutira ukayimuha nta mutima mubi nuko uzagomba kuyimuhamo lift nyine mu gihe ikeneye nyine mukabana ku buryo abona ko ya modoka kuba uyifite ntacyo bimutwaye ari ibintu byiza ahubwo ari umugisha kuri mwese ariko hari igihe utunguye imodoka ugatangira kumva ko ba bantu n'umuntu atari bagenzi bawe nyine wowe baguranye imodoka urwego umaze kugeramo nyine ntabwo ushaka kuganira nabo wanajya unagera no kuri set ukumva ari ahantu ugomba guhagarara nyine nabo bakagira aho bahagarara wabaye bosi uzacu ujya ubona ukuntu kuri teremba ameze umunyisanzuraho mukambwira ubugoryi bwose kuki nigira bosi ariko mbaye nigize bosi hari uhita wifata akavuga umugenga twaratangiranye shana none amaze kumva nyine ko hari ibiganiro tutagirana uri kumva mu by'ukuri ni igitumye agira ishyari kandi atagombaga kurigira rero ngusubiza ikibazo cyane mu bintu bibiri jya ubanza ukontorore ko atari we wamuteye ishyari uri kumva unakire ko nanone kandi ishyari mu buzima ribaho nta n'ahantu warikikira ahubwo ni gute ugomba kumanaginga wa muntu kugira ishyari ukamuhindura wa muntu ugomba kugukunda ibyo ishyari ukabimukuramo noneho uri gushaka kubitaninga kumwereka ko nyine ibintu ngo yagukoreye utabyibagiwe ugiye kubyongera nk'aho ubwo wakabitaninzemo kugira ngo umwibagize umugire inshuti kuko mbere na mbere ikintu cya mbere ngiye nkora umwanzi wanjye niwe negereza kuruta wa muntu ugiye unyereka akankunda ko wa muntu unyereka akankunda simbizi isani sazanungura nanjye umutitsuma munuze mu mugongo ariko umwanzi ndabizi neza ko nagomba kumureka password ya YouTube yanjye ndabizi neza ko nagomba kumuganiriza ikibanza naguze ndabizi nyine uwo ndamuzi the limite ngomba kugarukiramo niyo mpamvu we ngomba kumuganiriza ibyo ngomba kumuganiriza akaba ari ibyashira mu mutwe wiwe ibindi akabireka ntago rero iteka ryose ugomba kwicaho abantu ngo nuko ngari ikintu yakuvuzeho ngo iki kintu ngo ntago wakibariye uwo muntu ntabwo ukeneye kumugira umwanzi ahubwo ni icyo uzakora kugira wa muntu kwanga agukunda nicyo kintu ukeneye gushyira mu mutwe wawe kurusha ibindi ibyo ari byo byose mbaza icya kabiri umva ikibazo cyari icyo agana abaze ndabizi afite ibyo kubaza nzamubaza turi kumwe niki utigeze kuri gutinya kubaza kandi ufite nzamubaza turi kumwe utigeze usobanurira dadi iriya kesi yawe na mitsutsi rega njye nta kibazo mfitanye na mitsutsi ahubwo ubwo agifitanye nanjye nta kibazo mfitanye nawe Miki bagomba kubaza ibibazo bitatu uze suri ndabikura ku mana kake ntago reka twakubwiye ngo bazane nawe wizanye ibi ariko na titiriwe twaza kumushyiraho tukamubaza ibibazo ntabwo yatugenda Miki mbaza icya kabiri mwaretse mukazamubaza uwundi munsi okay kano twaryama Karine cha dadi njye ibibazo mfite nzabikubaza inbox apana hano okay oni sawa nangiye kukubaza ariko ngo ntabwo ukijya gukina njye nzabikubaza atari hano Niki ngo ntukijya gukina Miki sinzi ibyo birakureba se wowe so turashaka intro ndaga iyo muvuze intro muratsetsa shawe okay titi niwe ugiye kumbaza dadi njye nzabikubaza inbox nzakubwira n'impamvu kandi ntago ari mbi nyine dadi yewe rwose ikintu nakwibariza ibintu bya sinema uko mbona byancanze bigucanze mu byumweru bibiri ase titi bigucanze waprodinze gatatu mwana arazi ko nyine hana titi yarazi ko video ya mbere izagira 200 iya gatatu ikagira 400 iya gatanu ikagira miliyoni ntago ari ibyo icyo kibazo rwose mbabarira ugisubize titi cyagiye kugikoka agitangira kwa prodi mwamyutinze Karine karibu ndetse njye nigirira umutima woroshye ureka utamahamura mani reka ngende ibarize n'ubushe urumva mbarata ndakubona nshatse wakwibyinira urabona oya rega kanze nkubwire mani tugomba kwipanga akazi uyu mwaka ni uwo kwipanga akazi urumva
ikintu ratagihari ngiye ikintu cyatumye nzamuka kuri live nuko wari nyine wamaye motivation uri kumbwira ukuntu nyine watangiye 2019 urumva ari umuntu ejo wari kumbwira ati mani titi wowe nyine ahubwo wowe reba niba uri kwikora abantu reba wowe uri gukora movie ari bukiza batanazi ngo ni ibiki bakazireba akandi abantu bibereye muri politiki urumva twatangiye tugira views igihumbi tugacerebra titi ndabizi nyine Daddy twebwe twatangiye ducuruza filime kuri CD Karine ibyo bya CD bubiretse nanjye se nkubwira ibya cassette namubwira mani nibyo kubyina mwana noneho ukagira ibyago noneho yanuza wa mugozi wa cassette ugacika ari umukiriya wayiguze twayiteranyisha umuyenzi noneho reka uyishyire muri manyeto noneho jamana we mbabari ako fisi nyamunini mumwibuke mwana kiramana nyamunini waramwirengagije mbaratakira urumva nyine mani njyewe ngiye mbwira icyo nakora mani njyewe data njye nikorera utuntu kuko njye n'ubundi ntabwo ari ibintu birenze nyine njye nukuzajya nikorera uboro nyine mani filime zigafata igihugu by the way ubundi abakinnyi ba filime bakabonye nanjye nabikoze bakishima bakavuga ati sinema yacu reka dufate abahanzi mwabakuyeho nta muhanzi uri hiti mani urumva ibintu byose nyine ibaze nyine Sorute kasigaza asigaye afite ububasha bwo gukoresha interview kiramanye ariko so urarenze kitashobora kugira ngo ni umunsi wa mbere nkuranye na kiramani mubaze twakoranye nose ntabwo twakoranye rega nanjye twarakoranye nkwima makuru nubwo apana hano no kuri kamera no kuri kamera dadi ngiye uyu yari umukameramani wanuze mwana wa mitsutsu mwana utazamusuzugura man uziko aha kira soti wabyumvishe ko gahunda ari ukwipanga akazi se urumva ari umukameramani none ubu ngubu usigaye wirwa ufite agakayi n'ikaramu wirwa ubaza abantu uzabaze na madamu wawe ariko naramukoresheje akumana no muni harya uri umunyamu madamu we turi umunyamu ariko titi yabajije ntarasubizwa mugeze mu by'abadamu Daddy ratambwira rata kuraje pasi squiti nagusuhuje yego besti umeze utese wabanje ikibazo muri filime ngengera besti umwe mbabari akwaje ngo ibya filime bireke cyangwa bikomeze nabikomeze ntabwo nabireka kuko njye nta ntege mfite wa mungani njye nta ntege zo gucika nifitiye rata mbwira ibikuraje rata ngomba gukoresha mani ikintu cya mbere cyo ugomba kubanza kumenya muri filime YouTube na formule igira cyane ntazagire umuntu ukubeshya akubwira ngo YouTube ugomba gukora bino wese kuki abatarabikoze kandi igihe umuntu abona ari guhirwa akagira ngo yagezeyo ubwibone niyo ntambwe ya mbere utera usubira inyuma ngiye icyo kintu cyo ngindiraho kumara kumva ko wagafashe igihe byo bigomba kwita bigusubiza inyuma uko byagira akabaye narasubiye inyuma kuko njye nagafashe kera mukuru wabo filime agaporomota sha ubundi wowe sha ni wowe wajya nubwo wanyanze sha posete we ubusigaye biri ushinyika amenyo ntukibumva umunwa wamaheruwe sha buretse ari kubera igisekari ariko mbagiri wajya nyine datakira komeza dadi komeza kiba kimvangiye cyaga mani uri kumva no ikintu cyane ngomba kumenya filime uno munsi birakunda ejo bikanga cyane utazigera ukora mu buzima rero yirega ni botike iyi ni nka buzaba waririye ku bantu urukumva ko muri cya gihe byanze hari igihe uba uri kuzamukira kuri wa wundi ukantu kabisa urugero ngiye iwanjye byanze kwa Nyambo ndabizi neza ko byaba bimeze neza urukumva urukumva Nyambo byanze ndishoboye neza ko nawe yaba bizi ko iwanjye byaba bikwemeye yego niyo mpamvu ujya ubona sometimes n'abakinnyi nyine ngiye tuba tukiri kumwe kuko bavuga ati ninjye iwanjye bikanga nari nzanyibereye kwakira umushahara uza na hit muri winning team nyirimo ugasanga nyine ereri ya mbere uzakora ni igihe wenda
uzahita wumva nyine ko filime wagafashe ejo umuntu yanakubwira ati dukorane akantu ugahita wumva ntabwo ubaho. Uzi ikintu ngewe cya mbere se mwana kituma nyine mani ngewe erega izo nama uri kunjyana nanjye njya nzigira abandi, ni ukuvuga ati ngewe nizera yuko by the way uranabizi wowe n'ukuntu nimereye ngewe izo Paul mani, hari abashuti banjye nashatse kumentioninga izina, twajyaga tujyana ahantu nyine ukabona babyimbye mani bambaye amagofero n'udupfukamunwa nose mani mwikanze ngo reka mani ng'abantu ndabubwira se aba ari abantu uri kwitsimba, bari abantu uri kwiryaho, urabizi ko aribo bakureba, urabizi ko aribo basharinga video zawe, urabizi ko aribo baza gukomantingaho, urumva ni ukuvuga ati impamvu mu kanya nari nkubwiye ngo uburiye ubwibone niyo ntambwe ya mbere umuntu atera asubira inyuma, ni ukuvuga ngo iyo watangiye kumva ko nyine wagezeyo, urumva shamani nyine ubwo bugiye guhanuka, urumva kandi noneho wa mugani nk'uko bivuze ari ukuntu umuntu yemera ku bantu noneho ukagera hejuru pe ubona wabikoze bro. Uzi iyo umanutse ubu uri ugusama, uyu umanutse umanuka nyine biturangira buriya Kira. Uzi se ngewe uzi n'ikintu ngewe cyamfashije mani igihe nari ndi hara mu bibazo se, ikintu cyamfashije ni ukuntu mbere y'uko njya mu bibazo ukuntu nabanaga ahagana he ahagana uzahamenya buretse niba gukomangira uzahamenya ibyaro bibazo gusa rivani niza kuko kumyutinga mani ambwire nigendere ko kumyuta komba mbajije simba amazi mba rukotana nzere wiriwe rukotana ngo hamagaye kangahe ndakumva bro udatuma ngukomangira ari ukuntu hariya bakomanga munsi y'ivide rya fanta mutabari guhamagara nta cyumweru wamara hanze rero ibyo bintu biri udatuma ngukomangira munsi y'ivide rya coca, urumva ratakira. Ni ukuvuga ngo ngiye nubaha ikintu bita umuntu bro, umuntu like none se Kira cyagiye nk'uko wigeze kumva ubivuga muri interview, si twahuriye kuri tele ngiye nawe ukahita twiyongoza tukatuvuga ati tingi no ngukubiti wowe na Nyambo, hari discussion yindi nigeze mbishyiraho ngo njye kukubaza tuvuganye ntacyo uranitahira nta n'itike ni yego rwose, urumva so ni ukuvuga rero ni kuriya rero nge nimere ariko iriya neza urukumva iriya neza uba warakoze nta kintu ubajije nta kintu na kimwe ukanyubaha gusa ugahita ujyamo, nanjye ngomba kuzayikwitura uko byagenda kose. Amena Kira kagira inka wamfura we ndayikugize tabaye inka se titi bazagukiniramo mwana bazanyuramo Tote ikiganiro cyarangira nta inturi gihari urukumva. So rero ikintu cya mbere ugomba kubanza kumenya, uno munsi video ya mbere igira 100,000, indi ikagira 50,000, indi ikagira 10,000, ari igihe kizagera na none 3,000 ukabigira. Erega Kira nsanzwe mba muri industry tureke no kuri YouTube, kuri IG hari ukuntu postinga video ikagira 100 ejo ikahita igera 20, none se urekera gukora video za dance oya titaza hamagara yagazaye mubwira mwana yaka ngo yagumuzanye mu bikimwa ninde se ni soti hapi ni cyaro kotana inshuti yawe ngo mwabanye abana sinjya nzana abantu batari mu byo turimo, urukumva uwo mumureke nyine muvuga mutamuye mwanya noneho titi ikintu cya mbere ugomba kubanza kumenya filime akenshi uzi impamvu se filime zisubira inyuma hari igihe akenshi ubona bitazanasubira inyuma, ariko hari igihe abakinnyi bagira aho ngaho bagatangira kukubyimbana. I know ejo akakubwira ko adahari, ejo akakubita icyumweru ataza gushutinga 2 ukwezi, kandi wowe ukeneye gusohora story ukahita uyihindura uko wayitangiye se ko bigiye gukomeza, urukumva kandi koko mu kwa gatanu ushaka gutangira agaseri nanjye akahita gusaza ugiye mu mubare w'abantu bagiye gusara nyine, urukumva. I know ejo ugasanga yasukishije yera umukobwa, noneho abakobwa ejo mufunga bore agahita aza yasukishije ibindi bisuko, kandi mufite continuity ufite footage washutinze nka 30 afite ibindi bisuko agahita ahindura ibisuko, inzara akaba arazihinduye man. Nyine ibyo byose bicara bizi ko uzabicamo, ariko byose uzirinde ikintu cyo kumubwira nabi. Ntabwo nabwira umukinnyi wanjye nabi ngo ugere ngo bite bihumva ikibazo kimwe donganye turi kumwe
nganyuze ariko waga wabaye witonze mani izo fosete reka mbaze hasi muneka mwana ako mwana ubundi aha uri wawe mwana aho reba iryo tama mani ye duherukana wumutse reka mbaze kama cyazo kimwe duherukana wumutse bro ase wanditse mwana mama myutizo umuginga mwana umva ratakire ikibazo ufite cyambere nako ni kintu reka no kubigira byinshi umuntu bita Fisi Nyamunini uramuzi ndamuzi none sifasha barigenda Fisi Nyamunini wamureye mu gitabo kimwe we uwo mungu bita Sote yaravuze ngo baramukunguse ngo bazi mu mazina Fisi Nyamunini wamugaruye mu murongo icyo rero si ikibazo ni icyifuzo ariko mwana urumva azanye nyagaye nuko byapfire ku icupa Fisi nta n'inzoga Fisi nta nzoga nywa mwana ubu ngo bagiye gutangira igisibo ahantu hari ikibazo rero Fisi rega nigeze no kumukoresha kera ntabwo ari ubwa mbere nigeze kumukoresha kera cyane nyine atangira kabisa nko muri video mu 5 za mbere zanjye ngo ari havuba ariko nyine urukumva Fisi gukora cyetse wa muntu ugiye kubita agasene ko gucamo gusa bikarangira nk'umufugira Wisbese yarananutse umva ubu bose nisharo zo kubyibuha arahanga rwose none mwamufashije gusa ikintu cyonyine gihari urukumva urakoze kumusabira nshobora kumutekereza ariko nyine ntago usazanya ko agiye kubona akazi karambye nizamura mfitemo content yahita fitingamo kuko nshobora kuzimutekereza wenda kugira agire n'utwo duke yabobonye ndaza kubitekereza nsaba kubita content yo kurya amafaranga yo kurya akabarimo girama ntago yabura Fisi twaramwirengagije dore nguyu ndamuzanye aramage kuri telefone urubona nibetse arangataga kiramane n'umuntu waje ndi kubona ariko yaranyirengagije mu rugo ugira amagambo byari ngombwa kuvuga ko aguhamagaye kuri phone amamaga none se sizereka turabavugizi bandi ba Fisi Nyamunini agarata nzakugurira akantu ako mwana kiramane ya bintu mbwera yakurebaho neza mwana dore no abantu bakwareka muri comment uko za kuzimyutinga Kiramane yengayije Fisi Nyamunini dadi azandebere mu gitabo ariko ikibazo nyine uhituruho ugasanga nago umuntu yakubyaza umusaruro ku munsi kaho yumvira mwana oya ntago nzongera kunanirwa dadi sawa nabi shyiramo impuhwe bitewe n'uko nyine ariyo miterere dadi wowe uzakore nk'uwikorera uzamufate nk'umuhungu wawe wariye cyane okay inshallah inshallah twakomeje kuri Titi Fisi we humura ijambo ryanjye urabizi nyine bari ijambo ryanjye ntabwo njya nivuguruza icyo mvuze ngo kiba kizaba dowuri nibyo dadi Imana iguha umugisha kandi Fisi ngorero wihungiza Titi cya kabiri vandirateri ntazayijyane kuri teri itazasakuza bari gushutinga Titi yo cya kabiri mani ngenda gukunda nta kindi ngaho nyuma kwemera cyane I love you Titi rega yaguye ahantu atiteguye kubaza nawe ariko twakubaza akabazo ako bite byawe abantu barangije kumbaza mumbaze ngenda hari Fisi nawe ariko yabanza akabaza dadi oya dadi ngenda mukunda nta kibazo namubaza na kimwe bazahura mani bazahura kuri tere mwana azamara abantu barangiye Honorine mana yanjye njyewe ntabwo ndi mu Rwanda nta by'amafilimi nzi Honorine agize ubwoba mani nisengeze wanjye ko ibyo bakora ari byiza nyine ibyo bakora ni byiza pe kandi utabireba oya ndakunda mama wanjye aragukunda ajya kuwocinga so iyo ngiye ndakureba kamera ujye big screen tukubaza nakunze ya indi yacuruzaga ibisheke inde ngewe nshutinga ku cyumweru bro mayihati harya ngo ni dadi
Mayihati. Soximani turayizi. harya yitwa mayihati ya indi yagurishaga ibisheke. Yego. Izo fosete nanjye nzazizana sha. ese titi wabaye ejo uzazizana gute kandi ngumara n'icyumweru gusa cyo Mickey, credit all goes to you. Mickey. Oh my lord. I remember. yarabyibushye asigaye afite n'inda